Ganjo Genge ntabuze? Ntago mbazi. Eh? Ntago mbazi. Ganjo Genge ntago bazi? Ntago mbazi. Grenade na Busy? Nabazi. Bro urirengagije bro. N'abanyamurenge bari kuri top kano kandi. Rukumbi mvuka, rukumbi nkunda, rukumbi siri yanjye ituma ngira imyuka ndacyiturije muri zone niga nagihunga nubwo abaturanyi batatwifuriza ikiza M2 iracyari gusukura ngo amaboko yuzuye imvune ndi mu gahinda nakuze mbona amarira arenga amagambo narutaga inzozi gusa zikaba ibihombo inshuti zubu zahindutse imiyaga mbone sitenguha abana bato bari kurira niko navura ndani ni macungu nirikosa best yangu na mandugu. Ntago mbaza abangabo mana abaheze baba hano se mbano muri Kenya mbigishe imihanda bigisha imihanda ngo ubuzima bw'agasima mu gitondo kare muri benshi bafata mbawo yonyine ugahinduka inzanga ikibi kivunga cyangwa gashashi takitarebera amata mu cyansi nanjye nirasiya mbago ngaruke ndi mwiza nka gasupari lazima nitese kijiji kasarani ndiyo siri amajenka zire mu myotsi ngaga nizo zidutera imikoshi jizi ngarutse nka boss I can't lose on this game not a blessing nigga nko kugenda yundi vuna yo yewe bizarakwica bizarakwica asabo nabaye man yekora nabaza fate time ngushime man mvuga icyubahiro cyawe kitagereranwa kuko kwemeye gutanga Yesu ngwase kwisi haducungure twese abanyabyaha na kiguzi niyo mpamvu nanjye nzahura nkomamaza nkakubwira batakuzi bose bakakumenya idata wera uzamubaze Yesu wakugakiza arakora we niyirengagizayo akuzukira urusoro munda yanyu ko bihaye agaciro wasubira mu rusengero banyange cyangwe bangundi ibyo birabareba Hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko muri mumeze neza ndi wa musore mutuma kabatumikira bro sister narababwiye ati ibiganiro byanjye nagahoraho biza bitwitwa biza bizana abantu batandukanye biza birenze guys mbazaniye umuntu umuraperi bro va kuri Riderman va kuri Jay Polly va kuri Negji va kubandi umwana w'umunyamurenge agiye kubakorera ibintu abantu mukunda rap nyamurenge n'abatayikunda mugiye kuyikunda reka dutangira twibwira dutangire tuganira ubundi ewana harahiye nimba kondo muziki guys nicare hasi bro ndakwegereje cyane asante sana ngo rukumbi mvuka rukumbi nkunda rukumbi siri yanjye ituma ngira imyuka ndacyiturije muri zone niga nagihunga nubwo abaturanyi batatwifuriza ikiza M2 iracyari gusukura ngo amaboko yuzuye imvune ndi mu gahinda nakuze mbona amarira arenga amagambo narutaga inzozi gusa zikaba ibihombo inshuti zubu zahindutse imiyaga mbone sitenguha abana bato bari kurira niko navura ndani ni macungu nirikosa best yangu na mandugu man wasli umunyamugisha umunyakironda oje bro umunyamugisha ni izina witswe n'ababyeyi cyangwa ni iry'ubusani umunyamugisha ni izina ry'ubusani ariko n'ubundi ni mugisha mugisha wasli cyangwa se Olivier man amazina y'ababyeyi ni Mugisha Olivier mugisha Olivier kabisa wowe tushyiraho umunyamugisha Wasli kabisa oje bro iyi ndirimbo uduhereyeho hari abantu wenda bashobora kuba batumvise neza ni indirimbo ivugira ubwoko ni indirimbo watekereje ute indirimbo rero bitewe n'ibihe turimo nibyo byatumye n'ubundi ngomba kuyandika tunashishikariza abantu abanyamurenge aho bari hose nyine kugira ngo
kongerejwe bro jya kurama dukomeze twitabire igihugu cyacu tumenye neza kamera abantu baravuga ati abaraperi bakunda guhisha isura nta nubwo aba ari ngombwa cyane kabisa ntabwo ari ngombwa kuyerekana aya cyakwihisha nibyo bitari ngombwa byose biba bitandukanye wowe ku giti cyawe ukunda iki reba nk'uko unayerekana mba ndi mu kazi ariko ntabwo aba ari ngombwa cyane ariko ni fresh uri umunyamurenge ndahabaye ndi umunyamurenge umwana w'umunyabyinshi w'umugege ebana kabisa uri umunyabyinshi w'umugege umwishwa w'abaki umwishwa w'abasita b'abatambwe abasita b'abatambwe kabisa bro bazavuga ngo umunyamurenge ngo washizeho dread ibyo mwe mwita igisage ngo aba ari ikirara ibyo ni ibyabo buri muntu wese agira amahitamo yiwe mba mbona nta kintu bintwaye kabisa dread ntabwo ari ibintu birenze nk'uko abandi bantu babitekereza ababyeyi bawe bo babifata gute ababyeyi ntaribi cyangwa warabananiye umusa wapi ndacyari mu muryango kabisa ntabwo ndahatakara ndacyari mu muryango ababyeyi banjye barabizi ko nyine icyango nyine aba ari icyango upfa kuba ntabwo ari bya bindi bya kera gupfa kuba icyo wakunze n'umubyeyi ubundi aba agomba kugikunda reka tureke ngo ibyo wakunze ngo n'umubyeyi ngo aba agomba kugikunda papa we na mama wawe niki bazivugaho dread zanjye nta kintu na kimwe bazivugaho kabisa usibye ko ikintu banga kubera umuco nyine wabo banga ko ziza imbere ariko ziri hano aba ari oji bari mu bantu bamwe kabisa bajya banambwira ati dore genda ujye muri salo zisubize inyuma dore umva nta kibazo bazigira dread zanjye nta kibazo zifite kabisa usibye na dread ni nkaho ibintu byo kurapa wenda mu muco wacu batarabifata neza babumva ari uburara biterwa n'aba ari bo ariko njyewe family yanjye ntaribi irananshyigikiye numva abo ngabo bo hanze ntabwo nabitaho njyewe hafi kabisa urasenga cyane ugira isengero usengeramo cyane mane abantu bazi ngo baraperi ngo b'abantu b'amadredi ngo ibyo gusenga ntibabibamo bro urasenga cyangwa uri kutubeshya njye ndasenga kabisa abantu ntabwo twa gusenga buri cyumweru mba ndi mu rusengero biterwa wenda umuntu yagize nk'akazi ariko iyo ndi free mba ngomba gusenga ntabwo twe mu rusengero ubona community yacu kubona gute na dread yewe iyo nagiye gusenga ibyo ntabwo njye mbireba mba ngiye gusenga mba ndimo ndareba imbere hafi bya bindi byo kureba ku ruhande nakareka kimwe ngomba kureba umuntu uri kuri rutari wese kabisa sinya ndeba no ku ruhande wakwema ingofero of course ndagomba kuyikuramo hari indirimbo ya gospel wari wandika ndayifite aga freestyle reka mfate time ngushime man mvuga icyubahiro cyawe kitagereranwa kuko kwemeye gutanga Yesu ngo aze ku isi haducungure twese abanyabyaha na kiguzi niyo mpamvu nanjye nzahura nkomamaza nkakubwira batakuzi bose bakakumenya idata wera uzamubaze Yesu wakugakiza arakora we niyirengagizayo akuzukira urusoro mu nda ya nyoko bihaye agaciro wasubira mu rusengero man umva agahinda nzanye muri iyi njyana nje kubwira batakuzi bose bakakumenya. Haleluya. Bro, wenda uyu muziki mu ruhando rwenda rwa media Nyamurenge ntabwo urajya ku rwego rwa hatari wenda ngo urinjiza, ese iyo usohora indirimbo ugasohora amaklipe ubona utari mu gihombo? By'Abanyamurenge Abanyamurenge urumva Abanyamurenge bro
sha turacyari mu bihombo turacyari mu bihombo kabisa kubera ko ntabwo barisanura nyine ngo bamenye byibuze umuziki icyo ari cyo nuko wenda bashaka kuba baramenyere ko umuziki ari uwo mu rusengero ariko buri umuziki n'ubundi mesaje batanga zo mu rusengero twe tuzitanga hanze y'urusengero kandi urabizi ko Imana ubundi yikundira abanyabyaha man Imana ikunda abanyabyaha byatari bivuze ko uri umunyabyaha rero oya kandi dushaka kubahindura twe tuba turimo turabaha ubutumwa bahinduke abantu bakavuga ngo kurapa ni injyana y'umujinya ngo abo bantu ntibajya bakina ntibajya banaseka niko nawe bifata ntabwo ariko mbifata kabisa biterwa n'icyo umuntu yisangamo kandi nimba ari umuziki se twabihawe n'Imana Imana talenti ni Imana kuririmba n'iby'Imana nta bibi dukora usibye kuririmba gusa usibye ibyo ngibyo wenda abantu bavuga ngo injyana z'umujinya nk'uko wari ubivuze injyana z'umujinya ariko ntabwo ari iz'umujinya kubera ko aba ari mesaje tuba turi gutanga nta mujinya uba ufite meni umujinya wo ntabwo wabura kubera ko abana nyine baba batameze neza kandi tuba tugomba kubagarura numva tuba dufite ako gahinda ni agahinda ariko ntabwo ari umujinya hari indi ndirimbo y'ubwoko waba waranditse cyane iriya wahereyeho irahari irahari kabisa twagiye y'umurenge muze dusubire iwacu imuhira ntore ni nayo yihigira inzira naragerageje gusa biranga mfata icyemezo cyo kujya imahanga gusa kuri ubu sinicuza ndakikuzenza ndembuza beza biwacu imurenge gusubira iwacu imurenge kuva mu bwana kugeza n'ubu abanyamurenge ni buri hantu mfashe urugendo ngarure swege ngarure amahoro iwacu imurenge man bro akora n'akazi umusa nabyadanze akaze kabisa birenze gake man abantu batekereza ngo umuntu wagiye mu muziki ngo ababaye ikirara n'icyo wababwira ariko bro uze no kureba kamera isura wayishe ko umuziki ntabwo ari uburara man ntabwo ari uburara umuziki ni impano twahawe natwe ntabwo ari ibintu ujya kwiga cyangwa urashakisha ni ibintu bisangamo nyine tu kandi ukabona ni byiza biba birenze biba binarenze wallahi wakwifuriza umwana wawe kuba umunyamuziki of course ubwo se atabaye umunyamuziki yaba iki wallahi atabaye umunyamuziki byibuze yaba umuvugabutumwa cyangwa umunyamuziki byose ni kimwe yaba kuvuga ubutumwa mu magambo cyangwa kujya mu rusengero ukavuga ubutumwa hanyuma bro wenda nk'igihe cyo gushaka nzi ko kigeze utekereza ko uzatereta umukobwa ufite diredi cyangwa uzabanza uzikureho kuzikuraho simbizi ko ari ngombwa umugore ntabwo yatuma nzikuraho benshi bakavuga nta mugore w'umunyamurenge rero uzabona kereka atanyikundiye wenda we nicyo kibazo naho se ntabwo umusatsi ngiye mba numva ntabyadanje kandi umusatsi ntabwo watuma udashaka umusatsi ntabwo watuma udakora ibintu byawe umusatsi ni umusatsi nyine si ikimera se nta bintu biba birenze ukundanye n'umukobwa akakubwira ati bro ukureho kugira ngo uze kwirekana mu rugo ntabwo wawukuraho nzi kwerekana mu rugo iwabo se kandi iwacu nkugira mfite data na mama ariko ngo ugiye kugira sobukwe na nyoko bukwe kandi bifuza ngo bagire umukwe uri kuri ka ordinaire simbizi kubyagorana umugoke ariko sinzi ariko nta n'ibyadanze wawukuraho turacyafite umuco wenda ariko bishaka ariko ntago mbizi ntago ndisho ntago ndisho uratuma abakobwa bagukunda bakwanga mani banyanga cyangwa bankunda ibyo birabareba
ese baranyangira umusatsi arakwangira umusatsi aya nyine arabagukunze ariko avuga ati uyu ntabwo twamujyana iwacu papa wenda ni revera papa ni iki umukwe sakora ubukwe na dread cyane rwose mana abakobwa bazakwanga bazanyanga se banshyire n'ubura umugeni umugeni ntago namubura umugeni we ntago namubura kabisa byagora mugani yifitiye na fiance aya ndacyari singo kabisa ndacyari singo cyane bimwe abastar mama udashaka ko utabana banyu hanze aya ndacyari singo kabisa icyari mu ndashakisha ahubwo imbare n'abana bafite gahunda ahubwo bandabure turebe ukuntu tubigenza barakurabura ariko wavuga yogoshesha kwiyogoshesha kwiyogosheshaho sinzi byaterwa na situwasiyo twaba turimo icyo gihe ariko kumbwira ngo dukundane kubera mfite yambyane kubera kutiyogoshesha si ubwo nkundara yabagukunda ariko nyine si umuntu yakunda se yanga umusatsi se umuntu ntabwo yakwanga mani kubera umusatsi ndebe comment ko hari umukobwa wavuga ngo njye namushaka ameze gutya ntabwo babura benshi baravuga ati bro uri mwiza ariko umusatsi wapi ntabwo mbizi ariko njyewe ndabizi ko nta wanyanga kubera umusatsi gupfa kuba udafite gahunda ariko ufite gahunda wakunze uba wakunze ntabwo urebera ngo umusatsi ntabwo urebera ngo iki urukundo ni urukundo mani hanyuma bro baravuga ngo Nairobi cyangwa se ibihugu byinshi byo hanze hari abasore bari gupfa ubusa bakagombye kuba bari mu gihugu baratabaye nk'abandi wowe bivugaho iki natwe umunsi ku wundi duhora dutabaza muramutabaza cyane kabisa ariko mudatabara si ukuvuga no gutabara wenda ntabwo navuga wenda gutabara kubera ko turi bamwe wenda bashobora no kubatera n'imbaraga wenda twe ntabyo dufite ariko abandi wenda hari ukuntu dushobora kubibumvisha byibuze bafite kime nyine bakabikurikira dusubire mu kakavasi ka mbere waherewe vasi yo muri Congo rukombe mvuka rukombe nkunda rukombe siri yanjye ituma ngira imyuka ndacyiturije muri zone niga nagihunga nubwo abaturanyi batatwifuriza icyiza M2 iracyari gusukura ngo amaboko yuzuye imvune ndi mu gahinda nakuze mbona amarira arenga amagambo narotaga inzozi gusa zikaba ibihombo inshuti z'ubu zahindutse imiyaga mbone sitenguha abana bato bari kurira niko nafura ndani ni machungu nilikosa bestiang na mandugu man. Iyo ndirimbo kuyandika rero watekereje icyo ari mu inspiration? Iyo ngoma rero nayanditse kubera papa wacu, rest in peace, makanika yaramaze kwitaba Imana. Undi ari mu bantu bana inspiration kabisa yo kwandika iyo bora. Iyo ndirimbo iri hanze cyangwa? Indirimbo ntabwo irajya hanze ariko byibuze nyuma y'iminsi nk'ibiri itatu irabiri hanze. Hanyuma bro, wenda nk'umuntu wakwifuza kumva indirimbo zawe ku bwinshi, hari iziri hanze zasohotse cyangwa uracyarimo ukora tu? Zirahari nyinshi byatari. Banasura kuri Kiswahili Nation, Kiswahili Nation cyangwa se kuri Wazli Umunyamugisha. Kiswahili Nation ubundi iyo turimo turakorana, ariko nanjye mfite bore zanjye nyine mba ngomba gushyira ku ruhande rwanjye. Umunyamugisha Wazli. Umuntu yanditse Umunyamugisha Wazli ahita abona indirimbo zose kabisa. Amavideo n'amaudio? Zose zitaziza kabisa. Hanyuma Kiswahili Nation ni label ni label turimo turakorana ubu ngubu. Arenze ngo ngiye kugushakira label bumbira hari. Aya nabo baza nta byadanje twakorana.
baza kabisa ahubwo abantu nk'abo ngabo nibo tuba dushaka wallahi abaterankunga kabisa. ubu nk'umuntu akakubwira ati wakabyarawe nyandikira indirimbo imeze uku n'uku ngenda guha amafaranga uyisore audio na video, iyo ndirimbo wayandika? nta nubwo byamara n'isaha imwe. Diba yarangiye tayari. Sure. Tugasigara tudiringa na video. Isaha imwe gusa. Niyo yaba ari gospel? Ahubwo niyo ya dance. Niyo izi. Niyo yoroshye. No boro zindi zasikira zaba nyine gutekereza ukareba ukuntu hanze hameze, ukuntu byifashe. Gospel yo tuyisangamo twavukiye mu rusengero, twakuriye muri Sunday school. Biba byoroshye cyane, nta nubwo byagutwara iminota 20, ari gospel nta n'iminota 30. Sure. Isaha na record iba yarangiye. Wigeze urimba muri korali? Njye nakuriye muri korali. Warimbaga iri hejwe? Ntabwo mbizi. Ubwo ndi ku murongo w'inyuma ndimo ndagendana n'abandi ariko naje kubimenya nyuma. Nta ndirimbo wigeze uhimbira korali? Hashize igihe kabisa. Wari ukiri muto? Hashize igihe. We ntabwo nari nkiri muto. Hashize nk'imyaka itarenga n'5 kabisa. Uba muri korali? Nose ko icyo wayivuyemo? Ni akazi nyine, kutabona umwanya. Ntabwo ubona umwanya wo kujya muri repetition, ntabwo ubona umwanya wo kuza gusenga. Dusigaye dusengera kuri za YouTube ubu ngubu, gupfa kuba uri mu kazi ariko screen iri hariya urimo urabikurikirana ukuntu ibintu biragenda. Ubu se bibaye ngombwa korali wayisubiramo? Cyane. Ndi free kabisa, ndi free korali nahita nyisubiramo. Nanjye ndi free ntabwo nakwicara ari muri korali, ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho kabisa. Aho rero ugiye kogosha umusatsi noneho mbona nkubona. Nta korali yakwemera ufite dread bro? Ntayo cyetse ari yawe wahimbye. Ni imyumvire yabo, ariko se umutima nta hantu uhuriye n'umusatsi mani. Bitandukanye byataye. Nuko umuntu akubona physical ariko imbere turi tayari, turi OG, turimo turakorera Imana mwana nabi. Nta bintu by'ibyaha? Nta byaha nabyo cyane, ibyaha bitekereza. Hanyuma se wenda nk'umuntu akavuga ati njyewe uyu mujama yankomye, ndashaka kuba namubera manager, tugakorana akarekana n'abandi, tugakorana nkajya mushoramo amafaranga agakora umuziki, utekereza ko umuziki wawe wagarukira he? Wagarukira kure byatari. Ni kure cyane. Ni kure bitewe wenda usibye no kumfasha nanjye ibintu mba mfite, wenda nubwo ntifashije bya danje, ariko remba ntekereza kugira kure byatari. Kurenga East Africa, ntabwo ari East Africa. Kuri rap? Ni kabisa oje. Abana b'Abanyamurenge babiri wemera uvuga ati aba bazi kurapa ni bande? Abanyamurenge abaraperi burase barahari. Ushaka intambara? Nta ntambara nayo. Fabo ntawuzi? Njye nemera abarapeti bari nk'uko wari unabivuze umugani wabo. Ni Fabo na n'undi mupeti wanjye bita Tiger Chris. Man. Ganjo Genge ntabuze? Ntago mbazi. Ntago mbazi. Ganjo Genge ntago bazi? Ntago mbazi. Grenade na Busy? Nabazi. Bro urirengagije bro. N'Abanyamurenge bari kuri top kano kanya. Nibo bana bakubita rap Abanyamurenge bose bazi. Nagana yes bakuziye ngoma se byize yatanje nyine. Yego koma. Ganjo Genge ntabuzi bro? Ntago mbazi kabisa. Cyangwa ushaka beef? Barahita gukoma mu gitondo kare. Barahita gukoma. Nimba bafite kimi wallahi. Ariko urishobora kutabaza? Nabwo bizagorana kugira ngo bizangereho. Ariko nare niba bafite kimi babishyiramo imbaraga. Turebe ibyari byo. Man, bise nkubona mu byago kabisa. Baragukoma. Byagorana.
kugira ngo bazankome byagora cyaba bakwiteje baba bakwiteje bibeshye abantu baba bibeshye byatari nabo byabagora kugira ngo bazamenye rap ya Waziri bumve uburyohe burimo biratandukanye cyane n'abanyamurenge se nabo abanyamurenge man ntabwo uzi Ganjo Gang ntabwo mbazi kweri nabankubeshye kabisa ntabwo mbazi wabirengagije kuko abantu bose barabazi njye ntabwo mbazi yeba dore umuraperi uri mu byago ni ukuvuga ngo abantu bakora rap wenda tuvuge hano muri Kenya abantu nabo bashobora kuba banze inyuma nabo ngabo nabo bakuze inyuma abo uvuze bakuze inyuma na Fab bakuze inyuma cyane nawe arabizi ugiye kurya beef happy na beef nabo barabizi hari undi mupeti bita ngo 07 niba tutari kumwe on the same page better step uramuzi happy kabisa 07 nauzi happy kabisa semane kurimo wikururiraho amakara ntago mbaza abo ngabo man nabaheze baba hano se mbona muri Kenya se hano muri Kenya konzi ko tugira abaraperi batatu nabandi baraperi bari beef watangiye ngaho barasira indirimbo baragusubiza ntago ari beef sawa abo baraperi batazwi bakoma akantu bahe freestyle mbigisha imihanda bigisha imihanda ngo ubuzima bw'agasima mu gitondo kare muri benshi bafata mbaho yonyine ugahinduka inzanga ikibi kivunga cyangwa agashashi takitarepera amata mu cyansi nanjye nirasiye mbago ngaruke ndi mwiza nk'agasupari lazima nitese kijiji kasarani ndiyo siri amajenka zire mu myotsi ngagane zose dutera imikoshi jizi ngarutse nka boss I can't lose on this game another blessing nigga nkuko igenda yundi vuna yo yewe bizarakwica bizarakwica asabo nabaye man yeko nabazi wallahi ndi kumva ubwoba kandi kubona kuri kwirengagiza ntago mbazi kwezi for real ntago mbazi Ganjo Gang ntabuzi ntago mbazi reka dusimbuke hanyuma bro mu gusoza nihe message wumva wahereza abahanzi b'abanyamurenge kano kanya ku isi hose aho bari abahanzi abantu nibakore cyane batitaye ku kinyamurenge nta n'iyindi batitaye ku kinyamurenge baravuga ngo tuvuge wenda abaraperi wenda sibyo abanyamurenge benshi bazi ko abaraperi wenda nyine ari ibirara banywa n'amayoga ariko ntabwo ari uko buriya nk'uko nabikubwiye ubundi impano mani ihabwa n'Imana nyine ntabwo ari abantu bose rega barapfa nta nubwo ari n'abantu bose baririmba natwe wenda kubera tutisanze mu kuririmba hari icyo twisanzemo kandi byose twabihawe na Nyagasani mani bakore batitaye ngo baravuga ngo uri ikirara ngo uri iki nibakore nyine bibarimo nyine nimba ikintu ari icyawe mani gikore kandi ushyiremo na kime mani nta gucika intege ibyo ngibyo by'abanyamurenge natwe bajya babitubwira bitubwira ati ugire umusore uri umusore mwiza ibintu uzuririmba ntibibaho ni ibintu nyine udashobora kuja no mu ikanisa ubundi bo bikundira urusengero kandi uru rusengero buriya rusengero ushobora kuba rubamo n'abantu babi byatari kurenza n'abaraperi yani kurenza n'abantu bari no hanze bya bintu byo kwishushanya nyine ngo tugiye mu gisirimba tugiye tuba turi gutanga ubutumwa bufasha isi ntabwo ari urusengero gusa cyangwa wenda ngo iki turi gutanga ubutumwa byibuze abantu bari banagarukira n'Imana ibintu nk'ibyo ngibyo mani bro nk'umuntu ashatse kukuvugisha muganire platform zawe ni izihe Facebook WhatsApp Instagram TikTok nihe yakubona byoroshye ni ku Munyamugisha Wazli Facebook Munyamugisha Wazli
Twitter X yani umunyamugisha wa Zli, Instagram ya umunyamugisha wa Zli buri hamwe hose tu. ntabwo uryana amasini bimwe byanyu by'abasitari umuntu akwandikira bimara ukwezi utarasubiza message urayisoma ariko nyine biterwa n'icyo umuntu arimo aragambira yani nicyo ashaka kuvuga. Hari ibintu bifite nyine birimo neza tugomba guciringa ibona tugapanga, ariko ibintu byo kwibaraguza nanjye mpita nguti iyo ngiyo wallahi ni mu gikari. aga freestyle ka nyuma duhita dusoza. Reka nishyiremo kuko maze ntangire nze ntonome nikure mu bubwa maze ntangire nkubomore ku mutima w'umukara mu maso dore uri inzobe ngwamabura kindi muri byose nagabura mene ngwamaganya ku mutima yakomeze kwiyongera byarabasize ese bwo gusasira abakinga umugabo mbwagase kabone imboka zishoregwe watega ikiganza ucira himane gucisha hojize ngaramye yo ndi ku muhanda umbabaza wanyigishije kubaho nyimikinyabupfura ibikugwa by'ubugomo ibitutsi by'ubugome none reka nature kazi ni kariza dingaruka ndazibona mbaterera kasarani ndi kumwe na Manza man. Guys mushyire muri comment muzi Grenade muzi Fab muzi 7 muzi abaraperi benshi uyu muraperi ni number what ubundi yo wita number what wapi Number one ni nk'ibisanzwe kabisa. Reka dushyire muri comment guys. Iyi ni impano by the way, turetse byinshi ni impano muri kubibona abantu bazi ikintu bita rap mwamwumvise. So guys munshireho comment yuko mwamubonye ufite support yariyo yose. Yego byibuze nuko yabishyira muri rap byibuze mana byibuze abanyamurenge bajye banumva n'amagambo apana kuvuga ngo ni rap wizobe gusara muri beat bakunda ibintu by'ibisirimba two guhimbaza two kuramya. Sabira agasirimba nti wakaryamo rap byatari wallahi birenze nanabi yeah Beacuranga ukarapira mu gisirimba. Ni rap ni ibintu byanjye na beat wama ngiriki gupfa kubutacuranza nubwo utacuranga bagomba kugutamo kandi bikaryoha. Mana abantu baraza kuvuga ko naniyemera byo birabareba ndiyemera si byanjye hari uwo nkorera ndi byo nkora biva mu mutwe wanjye ntago ambwira ngo ndiyemera nabo bazabitekere bazane kuvuga ngo ndiyemera. Bro reka ngushimire, reka ngusabe ubutaha abafana nibasaba yuko tuzongera guhura uzatwemera tugahura. Tuzahuza kabisa ndacyahari kabisa. Akanyuma basi kanyuma nta kindi ndenzaho. Guys ndabasezeye ndabakunda ciao ariko reka dukubitira ko karapo kanyuma. Anzu katingeho gatoya mukoboye. Let's go. Life ni no go zone sinaketse ko narya roto ubuzima bugahinduka ngasanga ndi gusiga dati iposho siko mbikeka kanayiro nugwiga inoti ni feza ndi muri tag life gusa iyo mbura yenziko nabwirirwa dole rasta ku mihanda ntapati tujuru tuba twirukanka imihanda yebaye imihanda Nairobi byose yuzuye icyaka nemeye ko nakeka ngira gutya nkanwa kurwabya ndavuga nziga abasukile bayibyina nk'igisirimba niko mushinzi poshikana ongeza matoti washajua mini bossa wajui vile mi upiga pongi dream kuomoka sinatamshika simu kama ubongi madola street yago kwa maana yanjye yewe guys turi kumwe ibiganiro nakagaruka ciao